kabana ngerageze gusubiza wabajije. Yabajije ngo dusengera muri hetorero. Turasubirisha Bibiliya kuko niyo ivuga kuri yonyine, kuko ikintu cyose iyo kitaba muri Bibiliya kiba ari ikinyoma burya. Niyo cyaba gikundwa cyangwa cyemerwa cyangwa gishimwa n'abantu benshi, ariko iyo kitaba muri Bibiliya ntabwo kiba ari ukuri. Bibiliya rero iravuga ngo itorero ni rimwe, ngo umwami ni umwe, kwizera ni kumwe, ifunguro ni rimwe. Ni ukuvuga ngo ku Mana ntabwo haba amatorero menshi ubundi. Itorero ni rimwe. Itorero ni iki? N'abantu barobanuwe mu bandi, bahishurirwa ibyo bamaze kutubwira Yesu yakoreye ku musaraba, babyizeza umutima wabo. Bivuze ngo umuntu wese, yabe muremure, abe mugufi, abe umuzungu, abe umwirabura, wamenye agaciro k'urupfu rwa Yesu. Simvuze abakaririmba n'abajya bagasoma mu mpapuro, ahubwo n'uwamenye agaciro k'urupfu rwa Yesu kuri we, ukamenya ngo igihano, nk'uko babitubwiye, igihano Kristo yahana cyari igihano cyanjye, kubw'iyo mpamvu Imana ntizampana. Ibyo ukabyizeza umutima wawe. Batubwiye ngo ugahita ubarwaho, ngo ukabarwaho gukiranuka cyangwa gutungana kwa Yesu. Batubwiye neza, niba mwamukurikiye, yavuze ngo Yesu ntibyamusabye gukora ibyaha kugira ngo ahinduke umunyabyaha. Niba mwamwumvise neza, kugira ngo Yesu ahinduke umunyabyaha ntibyamusabye ko akora ibyaha, ahubwo yemeye kubarwaho ibyaha byawe, ibyo bimuhindura kuba umunyabyaha. Urumva ko kwemera hari uko kwamugize. Yemeye kubarwaho ibyaha byawe, kwikorera ibyaha byawe, bihita bimuhindura umunyabyaha. Yavuze ngo niko nawe kugira ngo ube intungane imbere y'Imana, ntibigusaba ko waratunganye, ahubwo bigusaba ko nawe wemera gutungana k'uwo Yesu, nawe kukakubarwaho, kukaba ukwawe, ukaba intungane imbere y'Imana, wambaye gutungana kwa Yesu kutari ukwawe. Nicyo cyazanye Yesu. Yaje azanye gutungana kwe kugira ngo akuguhe, ariko nawe bimusaba ko afata ibyaha byawe bibibya, noneho mukagurana. Aba umunyabyaha kubera ibyaha byawe, nawe wabyemera ukaba intungane kubera gutungana kwe. Niyo mpamvu hariya badusomeye havuze ngo ibyo twakiranutse byose, ibyo watunganamo byose wowe wagerageza gutunganamo, ngo imbere y'Imana ngo ni ubushwambagara bufite n'ibizinga n'imyanda. Mu kindi Kinyarwanda aravuga ngo biba bimeze nka kotegisi umugore yambuye. Kuzana ibikorwa wakoze imbere y'Imana ngo irakwemera, ngo umeze nk'uje urimanye kotegisi bambuye, ariko kuko izo batarambara zo ziba ari nziza. Nicyo gituma biri bangwa imbere y'Imana ngo ntawe uzatsindishirizwa n'imirimo cyangwa ibikorwa bye, ahubwo umuntu wese agirwa intungane imbere y'Imana no kwemera igihano Yesu yamuhaniwe, bikamuhesha guhabwa gutungana kwa Kristo, kukakubarwaho, ukabona ukinjira mu ijuru. Abantu bemeye ibyo mu mutima, bakaba intungane babazweho gutungana kwa Yesu, ngiryo torero. Iryo ni ryo torero. Ibyo ntibigombera kubarirwa mu Gatolika, ntibigombera kubarirwa mu Badive, ntibigombera kubarirwa mu Bisilamu. Upfa kwemera ibyo Yesu yakoze, ukabarwaho gutungana kwa Yesu, ukaba winjiye mu itorero. Ibyo bivuze ngo iki? Ibyo bivuze ngo ibindi byose byitwa amatorero sibyo. Icyakora hari ibyo nemera nabyo. Hari itorero ry'ababyinnyi, hari itorero ry'abahamiriza, hari itorero ry'abacuranga, hari itorero ry'abaririmba. Ibyo ni ibintu byo mu isi, ni amatorero ayo sinyahakanye. Ariko itorero rizajya mu ijuru ni umuntu wemeye ko urupfu Yesu yapfuye cyari igihano cy'ibyaha bye, wabyemera mu mutima, ukabarwaho gutungana kwa Yesu, kukaba ukwawe. Imana ikakwemera nk'uko yemera Yesu, ikakureba nk'uko ireba Yesu,
umuririmbyi umwe yaravuze ngo kandi uko ikunda umwana wayo ngo nanjye niko inkunda nakwiye. None se umuntu aravuga ngo ngiye mba mu itorero ngo ryitwa Pentecote, iryo torero riba muri Bibiliya? Undi ngo mba mu itorero ngo ryitwa Methodist, riba muri Bibiliya se? aribamo Ntari. Itorero rigizwe n'abantu bakijijwe bizeye Kristo, niryo rizajya mu ijuru. Umuntu uze yavuga ate ko aba mu itorero akaba ajya yumva umutima umubwira ko atazajya mu ijuru? Ubwo si iryo torero abamo ryaba ari bwoko ki? Abantu baba mu itorero bose bazajya mu ijuru. Ntabwo ijuru yari iry'idini, ijuru ni iry'Imana yarihaye abantu bose bemeye kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza wabo. Ibyo ngibyo rero ntibinasaba umuntu kugira amafaranga atanga bakunda yinjire muri iryo torero. Turi kujyana? Ntibinasaba umuntu gupfukama ngo amurambikeho ibiganza akunda ryinjiremo. Ntibinasaba umuntu gutura ngo akunda ryinjiremo. Ntibinasaba umuntu kugira ibindi bintu akora cyangwa akorerwa kugira ngo yinjire muri iryo torero. Bibiliya iravuga ngo kwinjiramo ariko guhabwa ijuru ngo ni ubuntu. Murabyumvishe? Ubuntu. Ubuntu murumva icyo ari cyo? Ni ikintu uhabwa ari ntacyo ukoze. Kiranditse mu Baroma 3:24 ngo abantu bagirwa intungane n'ubuntu bw'Imana ibibahereye ubusa wo kuba gucungurwa na Kristo Yesu. Yumva? Umuntu abintungane imbere y'Imana ibimuhereye ubusa, ibiguhera ubusa. Niyo mpamvu abantu bakorera ijuru batazarijyamo. Ijuru ni iry'ubuntu. None se niba irikorerwa ibimuga byarijyamo gute ubwo ngubwo? Ijuru rikorerwa se impumyi yazarikandagiramo? Ijuru rikorerwa se umuntu wapfunditse umugongo yazarijyamo? Ntabwo ijuru rikorerwa. Ijuru ni ubuntu, ni impano y'Imana. Niko byanditse mu Efeso 2:8 ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Ngo ntabwo byavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana. Ngo ntibyavuye no ku mirimo. Ngo ntibyavuye no ku mirimo ngo hatagira umuntu wirarira. Kuko ijuru ramutse rikorerwa abakoze bose bazadukina ku mubyimba. Ntibazaribanamo n'abatakoze. Yaratanze miliyoni ye ukajya utanga ijana. Wagize ngo mwakwicana muri iryo juru. Yabaza Imana tuyu anje iruhande ati ko yatanze ijana mbere. Miliyoni yanjye narayiguhaye abandi bose ribegereye. Ntabwo ijuru rikorerwa. N'Imana yayirukana. Arakoze cyane. Ntabwo ijuru rikorerwa. Ijuru ni ubuntu binyuze mu rupfu rwa Yesu Kristo. Ntacyo wakora ngo Imana iguhe ijuru, wemera ibyo Kristo yakoze, wabyemeza umutima, ukabarwaho gutungana kwa Yesu, ukawubonye ijuru wicaye. Nta kintu na kimwe ukoze. Uzakubwira ngo Imana ikeneye amafaranga yawe, uzamubwire ngo uri gisambo, azaba yiba. Hari ukwiba gutandukanye, hari ugukoramo mu mufuka, hari ukwibisha amayeri nabyo, escroquerie, guteka mutwe. Umuntu ukayamuha kubera amagambo gusa kubwiye, akakubwira wenyine ukayaza, akakubwira ukaziturika ukayijyana, akakubwira n'ibijumba ari kurarira ukabizana, kubera amagambo gusa kubwiye. Ariko se namwe mumbwire, Imana yarya ibijumba ubundi? Ubwo se Imana yakenera amafaranga ngo yagire ite? Muzi ukuntu yavuze muri Zaburi? Yaravuze ngo ishatse n'inyama ngo ntiyabwira umuntu. Biranditse muri Zaburi ngo inka zose ziri mu isi ni izayo, n'izibera amashyamba ngo ni izayo, ngo